buri munsi muri RTV Kickoff tubabwira Rayon Sport, tubabwira APR n'andi makipe mu gihugu, ariko hari ubundi buzima bwo mu gipangu. Aha turi ni mu murenge wa Mageragere yindi bavuga gereza, ariko ni igororero mu karere ka Nyarugenge. Ni igororero kubera ko baraseka barasabana, kubera ko ikigamijwe nuko mu gihe cyo bazabarangije ibihano byabo bazagaruka tugafatanya kubaka u Rwanda rwifuza. Ariko ushaka kwibaza ngo ese bite byo mu gipangu? Tugiye kubatembereza mu gipangu turebe bakina iki, bishima bate, bamenya gute ubuzima buri hanze, kuko baba bagomba kuza bakazajyana nabwo. Muze tujyane mu gipangu. N'ubuye buzima bwo mu gipangu, by'umwihariko aha twinjiye mu gice cyahariwe abagore. Ikaze mu kagari ka Juru hano mu murenge wa Mageragere. Twinjiye mu gice kibamo abagore n'abakobwa. Nkinjira ntungwe no kubona bari kureba televiziyo Rwanda, bivuze ko amakuru yose abageraho ku gihe, bya bindi bavuga bati icyambere ni amakuru. Ubwo bigaragare ko ubu bari kureba RTV Kickoff, bibona bareba ubuzima bwabo bw'imyidagaduro ndetse na sport. Murakoze. Aya mateleviziyo y'abangaha guhera saa 3 za mu gitondo tumaje gufata ifunguro ry'igikoma, twemereye kureba televiziyo. Harimo imikino nabwo itandukanye, haba harimo dance modern, harimo imbyino nyarwanda. Buri muntu wese akareba icyo yumva kiri bumunyure n'umutima wiwe hano mu igororero. Kayishema, utungwe no gusanga ubuzima buhari, ariko nge ntungwe nuko mpageze tukidagadura, tugakina, tukishima. Icyambere nishimiye nuko ikipe yanjye itsinzi yawe. Amahirwe nuko atari we wamfashe. Habuzeho gato, gusa ikintu kintunguye nuko nge nagiye numva mfite igihaha, ariko ntungurwa nuko abamama n'abakobwa bandi imbere yanjye baramfashije, barakunyegereza, ndetse bituma dutangira gutegura intsinzi. Agati numwe mu mukino ukomeye cyane hano, kuko utuma bakoramo siporo. Buriya kwiruka birakorwa, ariko no kwirukana no ufite intego uvuga ngo reka nzane mugenzi wanjye undi imbere. Twakinnye umukino wa volleyball, numwe mu mikino iri ahangaha. Kubw'amahiri ikipe yanjye ntashye itsinze. Siyo mikino yonyine ibarizwa hano. Siyo mikino, kuko hari indi mikino ikinwa n'abantu bicaye. Ni ukwanga abantu bari hamwe. Urugero hari amakarita ni kimwe mu mikino ikinwa cyane. Hari imikino ya dame, hari igisoro, hakaba na rudo. Baba bacanga bakubita batera umuntu agatumbura akagenda yimura. Ni imikino iryoha, ni imikino ikomeye cyane, kubera ko nk'ukuri kure hari inyuma barimo barikina nta kibazo bafite, barishimye, baraseka, baraserebura. Umuntu aratsinda rwose kubona ibyishimo bisakaye ku munwa. Mu igororero rya Nyarugenge udafite ubushobozi bwo gukina arafana. Nabonye abamama, abana b'abakobwa banezerewe, bashyigikiye bagenzi babo. Abakuze rero nabo wakibaza ngo ese abakuze bageze mu myaka ikuze bo bigenda gute? Binyuriraho bigendera nko kujyona n'ubundi bikora akamarishe kabo, n'ubundi bagakora kugira ngo barambure amaguru, ubuzima bwe bukomeze. Niyo mpamvu n'ubundi yaduvanye muri Gasabo ituzana muri Nyarugenge, kugira ngo tumenye umumaro wa sport mu igororero rya Nyarugenge. Ese ubundi abakinnyi bakina iyi mikino ibamariye iki, by'umwihariko muri iki gice cy'abagore? Iyo bakoze sport nuhe mumaro wayo? Niyo mpamvu Kayishema ba nyir'ubwite bagiye kutubwira icyo sport imaze muri iri gororero.
twatsindishije kwirukanka cyane. Habaho mu mukino yego gutsinda no gutsindwa, nubwo aba ari umukino w'amahoro w'urukundo, ariko hagomba kubaho utsindwa n'utsinda. Rero ikintu cyabayeho ni uko habayeho ushobora kwirukanka cyane akarusha mugenzi we, nicyo cyatumye dutsinda abandi bagatsindwa, ariko nta kindi kintu uba ugamije, ni ugukina umuntu w'urukundo n'amahoro, tugakomeza kwirengagiza uburoko dukatiye. Imikino yose hano turayikina, hano dukoresha cyangwa se bidufasha mu mukino w'agati, biturinda kwigunga, bigatuma tutitekerezaho, kenshi bigatuma tudatekereza ku buroko dukatiye cyangwa se ku miryango twasize, kuko twese iyo turi gukina hano twibona nk'umuryango umwe, tugashyira hamwe, dukina umukino w'urukundo n'amahoro, nta byo gukina ngo uyu yatsinze cyangwa yatsinzwe, kuko tuba turi gukina umukino w'amahoro n'urukundo, bigatuma twibagirwa iby'uburoko n'imiryango twasize. Nicyo kintu bidufasha. Imana Parfait, Vigita Wanyamatu kumwemeka Zandani n'ayandi. Akaba ari uko bimeze rero, tukaba tuje hano kugira ngo twifatanye n'Imana ariko Salim alongside Wanyama. Umukino wa volleyball, aba bakobwa barabikoze ahantu henshi cyane, harimo abantu bagiye bakina muri za Brazil, hari abakiniye muri za Jamaica, twabaguze turabazana hano. Uku niko tubikora i Nyarugenge, uku niko tubayeho, ubuyobozi bwacu ni gutya budufata. Yego nageze hano mbona abandi bari kwitoza, nanjye ngira ubwo bushake bwo kuza mu kibuga nditoza. Gukina volleyball bigufasha iki? Bituma nitekerezaho, natekereza ku buroko, ku miryango nasize, nyine biramfasha cyane muri buno buzima, bikamfasha kwihugiraho. Imikino dufite n'imyidagaduro muri kano kagari, sinjye nyine hari n'abandi, idufasha nyine kutitekerezaho cyangwa se gutekereza ku miryango twasize no kudatekereza ku bihano dukatiye, bikaba byanadufasha igihe turangije ibihano tugeze hanze. Kugeza uburebye siporo muri rusange n'abandi, ubona umusaruro itanga uhagije, hari cyangwa se hari n'ibyifuzo bamwe mufite wenda kugenda imikino n'imyidagaduro? Yego, ibyifuzo tuba dufite, hari igihe tuba dukeneye imipira, amajezi, inkweto zo kwambara, ibyo byose ni ibyifuzo tuba dufite nyine, kuko tubibonye nabyo byabasha kudufasha. Murakoze. Iyi mikino ituma ituvana mu bwigunge, igatuma tubana mu bumwe n'ubwiyunge na bagenzi bacu, nubwo turi mu igororero, tugashyira hamwe tugakina umukino wo kugira ngo twese twumve yuko tutigunze, twiyumvanemo ko turi umwe. Uyu mukino rero utuma tudaheranwa n'agahinda nubwo tuba turi mu igororero mo ahangaha, bigatuma twishima kuri twebwe, tukamenya ibyishimo. Nubwo muri juru bimeze neza, abantu ngira ngo mwabibonye ko bafite ambiance, barishimye, bagerageza gusabana hagati yabo, kandi nk'uko mwabibonye tuba dushyigikiwe n'ubuyobozi bw'igororero, ku buryo bituma umuntu atihugiraho, hakabaho n'ubuyobozi muri rusange bwo gushyigikira ibintu bijyanye n'imyuga, ku buryo umuntu aba ari busy, umuntu ashobora gukora ibintu bitandukanye kandi bimuteza imbere. Yego nibyo, tugira gahunda zitandukanye, ntabwo zose twazikorera rimwe icyarimwe, ariko tugira uburyo dupanga n'ubuyobozi bw'urubyiruko na siporo. Mu gupanga rero hari iminsi itandukanye dukoramo amasiporo atandukanye, hari amasiporo ajyanye n'umukino w'agati nk'uko mwabibonye, hari amasiporo ajyanye n'umupira, volleyball, basketball, ibyo byose n'indi mikino ishobora gukorwa, igisoro, ibyo byose turabitegura mu minsi itandukanye, ariko kandi tukagira n'umunsi wa siporo rusange. Wa siporo rusange bifasha kugira ngo noneho nka ambiance y'urugo rwose muri rusange duse nkaho tubigira akantu ko kuba twabishyiramo imbaraga n'abandi bose bakabijyamo. Birumvikana siporo irafasha cyane, ifasha kuba umuntu atakwihugiraho. Ikindi nk'uko nabibabwiye wenda ngitangira, hari uburyo bituma umuntu afunguka mu mutwe, akabasha kugira intekerezo nzima. Izo ntekerezo rero
ni intekerezo n'ubundi zifasha igihugu muri rusange. Ikindi wenda bifasha by'umwihariko nk'abantu tuba turi hamwe gutya, nta bintu by'intonganya bizamo mu mwanya w'intonganya cyangwa se ibindi bintu bishobora kwangiza ubuzima bwa mugenzi wawe. Barahura ahubwo bagakora ya siporo, ugasanga bitumye barushaho kwegerana.